Biraba ibyuya Banyarwanda, ngira ngo ku munsi wo kuwa mbere nibwo hatangiye kugenda havugwa inkuru zigiye zitandukanye zigaruka kuri ya mpano, ndetse bivugwa yuko hari andi mashusho yakomeje kugenda asakara hirya no hino agaragaza noneho uyu ya mpano nanone ashyira ubwambure hanze ubwo yari ari mu bikorwa by'urukozasoni n'undi mukobwa utandukanye n'umugore we. So ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho mu kiganiro cyanyu, ndakubwira byose akantu ku kandi, ndetse nkwereke ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza ko uyu Yamano ashobora kuba arimo gukorerwa ihohoterwa. So reka twihute cyane twinjire mu kiganiro cyanyu cya Kigali The Twilight Talks Entertainment. Dore ko tugenda tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, cyane cyane tukibanda ku y'abasitari ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo tugira igihe tukagenda tuvangamo n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, by'umwihariko ariko twibanda ku makuru yose ari kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ku basitari by'umwihariko. So reka twihute twinjire muri iyi nkuru, nizera neza ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. So uyu bamwita Uworizagwira Florien cyangwa se Uworizagwira Floriane nk'uko abantu benshi bakunda kugenda babivuga, ndetse mu muziki akaba azwi nka Yamano, umusore navuga ngo ufite impano idasanzwe, ubwo abantu benshi kabisa navuga ngo bari batangiye kugenda bamwiyumvamo, ndetse iyo wumvise n'indirimbo ze uba wumva kabisa afite impano idasanzwe, akaba ari nacyo abantu benshi ahanini bamukundira, by'umwihariko bitewe n'inganzo idasanzwe uyu muhungu afite. Ariko ibi byose bikaba bisa nk'aho bigiye kurangira, ndetse kariyeri ye ikaba ihagarara bitewe n'ibyakomeje kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga guhera mu mwaka ushize. Ngira ngo mu mwaka ushize mwabonyemo byinshi, uyu mwaka wose navuga ko wabaye umwaka ukomeye kuri uyu musore witwa Yamano, ndetse navuga ko ari nawo mwaka yagaragayemo cyane kurusha indi myaka yose, kubera ko murabyibuka umwaka ushize abantu benshi batangiye kumukunda ubwo yagaragaraga kuri New Year Groove yabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, ndetse akagaragazwa cyane cyane mu gitaramo cy'uwitwa The Ben. Abantu rero guhera icyo gihe batangiye kumukunda cyane bitewe n'uko abenshi babonye ari umusore nyine ufite impano idasanzwe, ndetse akunzwe n'igice kinini cy'Abanyarwanda. So guhera icyo gihe rero yakomeje kugenda atanga ibyishimo ku Banyarwanda, ndetse atanga imiziki kabisa ku buryo buri hejuru, ndetse imiziki irimo ubuhanga budasanzwe. Ariko bidaciye kabiri, urebye ukuntu uyu mwaka urangije, navuga ko ari umwe mu bantu barangije uyu mwaka bari mu gahinda gakomeye cyane, ndetse nk'uko yakomeje kugenda abitangaza ku mbuga ze nkoranyambaga zigiye zitandukanye, avuga yuko rwose ari hafi no kwiyahura kubera depression afite. Murabyibuka ejo bundi nibwo yajyaga mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse amakuru akagenda aba menshi cyane ubwo yajyanagayo n'umukunzi we. Icyo gihe yagiyeyo n'ubundi afite urubanza yari yatangije, ubwo yari yagiye kurega abari bagiye basakaza amashusho ye y'ubwambure bwe ari mu gikorwa cy'abakuze, ndetse n'umugore we. Aho ngaho navuga ko hari abantu benshi bagiye batabwa muri yombi bazira iki gikorwa cyo gusakaza aya mashusho, dore ko harimo na bamwe basabwaga kwishyurwa kugira ngo babe batanga amashusho y'uyu muhanzi, navuga ngo kabisa wari uri mu bihe navuga ngo bitoroshye. So abo rero bose bakomeje kugenda basakaza aya mashusho, navuga ko abenshi batawe muri yombi, harimo ba Jihad ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kugeza kuri ubu ngubu biri kuvugwa ko hari andi mashusho ari hanze, ndetse abantu benshi bakaba bari gusabira uyu muhungu kuba yafungwa, bitewe n'uko ayo mashusho ari hanze nayo ari amashusho bivugwa ko uyu Yamano ubwe ku giti cye ari we wayishyiriye hanze. Bakaba bavuga ko rero uyu Yamano akwiye kuba yafungwa, ndetse hakaba harekurwa abo bandi bafunze. Wenda ubwo ku ruhande rwawe sinzi uko ubyumva, gusa nkoresheje analyse yanjye nk'umuntu, nkurikije n'ibyo uwitwa Yamano ari kugenda asohora bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ubutumwa ari kugenda atanga, ahangaha biri kugaragaza yuko ashobora kuba afite ikibazo gikomeye, ndetse ahanini ikibazo gikomeye bikaba bishoboka ko kiri guterwa n'urushako rwiwe ku giti cye, kubera ko murabyibuka ubwo yajyaga mu Bubiligi n'ubundi yasize ubutumwa budasanzwe, ubwo abantu benshi bakomezaga kugenda babwibazaho. Ubutumwa bwagendaga buva hirya no hino bwavugaga yuko uyu Yamano
umugore we yamwibye buri kimwe cyose, ariko ubwo yabibazwagaho n'itangazamakuru ndetse no mu biganiro bimwe na bimwe yagiye akorera ku mbuga nkoranyambaga ndetse na za space za Godfather ngira murabyibuka, ubwo yajyaga agasobanura byinshi cyane ubwo uwitwa Djihad yafatwaga, avuga yuko rwose nta kibazo na kimwe afitanye n'umugore we, avuga yuko rwose n'ubu ngubu bari kumwe, ati rwose n'ubu ngubu ushaka namuguha mukavugana, ariko nyuma y'uko hari ibintu bigiye bitandukanye yatangaje ku mbuga nkoranyambaga, ubu ngubu nibwo turi kugenda dusobanukirwa ndetse ubasha kuba yabona rwose yabibona. Ngira ngo nk'iyi ni Instagram story abashije kuba yashyira hanze, ndetse aka kanya rwose ubu tuvugana nta minota itatu ishize bino bintu abyanditse, aho yagize ngo gushaka birimo ubushake ntako bisa pe, ariko ntuzigere ushaka umuntu utarabaye mu bantu, ngo babiri bashakanye batabishaka. Aha ngaha byanze bikunze ugahita wumva ko harimo ikibazo n'umugore we, ndetse ikibazo kitoroshye, aho bigaragara yuko afite ikibazo rwose gikomeye. Si ibyo gusa, nahita ngaruka hano nkakwereka ubutumwa yaraherutse gushyira hanze ubwo yari arimo kugenda aserebura yuko arangije uyu mwaka wa 2025 utari umworoheye, ndetse akaba awusoje neza. Ndagerageza gusoma ubutumwa bukeya muri bwo bugaragaza aho yari arimo kwerekana ko umugore we kabisa batameranye neza, aho yagize ngo ndashimira Imana yatumye ndangiza uyu mwaka wa 2025 ndi amahoro nubwo utari woroshye. Nahuye na byinshi bihahamura umutima wanjye, ibibazo by'urusobe ku buryo iyo hataba imbaraga zawe mwami ubu mba ndahandi. Warakoze kunyereka abantu bihinduranya nk'inzoka, inshuti zuzuye uburyarya zose wazegejeyo kugeza no ku rushako rwanjye, ariko nemeye ukuri niga kubyakira. So wenda reka ngarukiriza aho ngaho nsome ako ngako, ariko ugahita wumva neza ko bitoroshye, kubera ko ubutumwa bwose akunda gutanga ku mbuga ze nkoranyambaga agaruramo n'ubundi urushako rwe, agaragaza yuko rwose bitamworoheye, nubwo bakunda kubibazaho akabihakana akavuga yuko nta kibazo afitanye n'umugore we, ariko hano bigahita bigaragaza yuko afite ikibazo gikomeye cyane, bigaragaza yuko mu by'ukuri umuryango we atawishimiye ndetse harimo ikibazo kinini cyane. So ni nyuma y'uko ayo mashusho akunze kujya hanze nibwo hatangiye kwaduka umwuka mubi hagati yiwe n'umugore we, ndetse hano bigahita biguha ishusho yerekana uko urugo rwe rumeze. Rero ku munsi wo ku wa mbere nibwo hatangiye kuvugwa yuko uyu Yamano hari amashusho akomeje kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, noneho by'umwihariko aho bibera bibi cyane, bikaba bivugwa yuko uyu Yamano ariwe wayishyiriye hanze. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bamwamaganira hirya no hino. So rero ngize icyo mbivugaho kuri analize yanjye uko mbibona, kubera ko bigaragaza yuko mu by'ukuri we n'umugore bitameze neza. Aha ngaha ushobora guhita wumva ko byanze bikunze umugore we ashobora kuba abifitemo uruhare kuba aya mashusho yajya hanze. Umugore we Yamano byanze bikunze abifitemo uruhare rukomeye kuba aya mashusho yaragiye hanze, kubera ko ntago ntekereza ko umuntu muzima udafite ikibazo nka Yamano nk'uko tumuzi, umuhungu navuga ngo wakundaga gukora ibiganiro bakamukunda cyane, bakavuga yuko anafite ubwenge. So sintekereza yuko Yamano ashobora kwifata ubwe agashyira amashusho y'urukozasoni hanze, noneho byongeye atari kumwe n'umugore we, ari kumwe n'undi muntu. Biragaragara yuko ashobora kuba yaranabigiyemo ibi bikorwa nyine n'ubundi, ndetse akabijyamo n'undi muntu atari umugore we. Rero umugore we wenda yabibona agafata umwanzuro wo guhita abipostinga ku mbuga ze kugira ngo abantu bakomeze bamuhe urw'amenyo, ndetse no mu buryo bwo kumwihimuraho. Hano ugahita wumva yuko by'umwihariko we n'umugore bafitanye ikibazo, ndetse hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ubutumwa uyu Yamano n'ubundi akomeza kugenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Izo ni imboni zanjye, niko ndi kugenda mbibona, gusa nawe uri umuntu wabyumva. So uyu musore rero navuga ko nibatamuba hafi ahubwo hari buze kuba ikintu gikomeye cyane, kubera ko abantu benshi bari kugenda bamucira akari urutega bavuga yuko rwose na bariya bafunze bagomba gufungurwa, kubera ko bigaragara yuko na nyir'ubwite abafitemo uruhare mu kuba yasakaza amashusho y'urukozasoni. Sinzi umuntu muzima utekereza, ufite ubwenge kabisa, abona ukuntu bino bintu byabanje bwa mbere aho byamugejeje, ndetse n'ukuntu byamwahagije cyane. Sinzi ko yakongera gukora ikintu nk'iki ngiki. So rero hashobora kuba hari umuntu by'umwihariko babana, ndetse nk'uko nguko nabikubwiye nk'umugore we ashobora kuba yafata telefone ye akaba rwose yayijyamo kuba yabishyira hanze, ndetse abantu bose bakaba bamwuta.
So ngayo nguko mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi yari Kigali The Twitter Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.